ndagusuhuje ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Murabizi ko kuri uyu wa 15 Nyakanga 2024 aribwo abanyarwanda bose baramukiye mu gikorwa cyo gutora Perezida wa Repubulika ndetse n'abadepite. Ku munsi w'ejo rero ubwo muri aya matora hagiye harangwamo n'udushya tugiye dutandukanye. Murabizi nko mu karere ka Musanze hagaragaye umuntu wajyaga gutora akahita ahabwa n'irindazi. Gusa si ibyo twari dushatse kuvuga, ahubwo reka twigarukire kuri uyu mubyeyi wagiye gutora akigera mu cyumba cy'itora ibise bita bimufata, ahita yiruka ajyanwa kwa muganga igitaraganya, ageze ahita ahabyarira. Ubwo yari amaze kubyara uyu mubyeyi yahise yita umwana wiwe Kagame Ian. Murabizi ko izina Kagame ari perezida w'u Rwanda ndetse Ian nawe akaba ari umuhungu wa Perezida Kagame. Uraza kumenya mbese uyu mubyeyi kubera iki yise umwana we Kagame Ian, mbese ni ukubera iki yagiye gutora yumva atameze neza. Niyo mpamvu rero musabye ko uba ugomba kudushyigikira ukareba munsi y'iki kiganiro, urabona ijambo subscribe cyangwa se abone n'akazogira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ubaye wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka dufate akaruhuko, turaza tubabwira byinshi byerekeranye n'iyi nkuru y'uyu mubyeyi wagiye gutora ahita afatirwa n'ibise mu cyumba cy'itora, aza kubyara umwana we amwita Kagame Ian. Reka nongere mbahe ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo tugusabye ni ugukora subscribe cyangwa se abone. Icyo gihe uzaba ubaye uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni umubyeyi witwa Musabyinema Justine utuye mu murenge wa Remera mu karere ka Gatsibo. Yafashwe n'ibise ubwo yajyaga gutora Perezida wa Repubulika n'abadepite, ajyanwa ku kigo nderabuzima ahita abyara. Umwana we amwita Kagame. Uretse kumuha izina rya Perezida Kagame, uyu mubyeyi yanise umwana we Ian, izina ahuriyeho n'umuhungu wa Perezida Kagame. Kuri uyu wa 15 Nyakanga nibwo abanyarwanda bazindukiye mu gikorwa cy'amatora hirya no hino mu gihugu. Musabyimana utuye mu kagari ka Rwarenga nawe nubwo yarakuriwe yiyemeje kugiramo uruhare muri aya matora, aho yageze kuri site y'itora mu gitondo cya kare. Uyu mubyeyi yavuze ko yiyumvaga ameze neza cyane, ari nayo mpamvu yagiye gutora hakiri mu gitondo kugira ngo akomeze indi mirimo yiwe mu rugo nk'ibisanzwe. Yavuze ko byatangiye yumva ashaka kuruka kuko yumvaga mu nda harimo haramurya cyane bikabije, birangira haje ibise. Mu magambo ye uyu mubyeyi Musabyimana ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yabasubije agira ati: bahise banjyana mu cyumba cy'umugore, haza imodoka ihita injyana kwa muganga, gusa natoye kandi natoye neza. Umwana wanjye namwise Kagame Ishimwe Ian, rero nabyakiriye neza kuba nabyaye ku munsi w'amatora. Musabyimana yavuze ko yishimiye serivisi nziza yaherewe ku kigo nderabuzima cya Bugarura kuko ngo bamwakiriye neza cyane. Yavuze ko yishimiye kandi uburyo abayobozi bo mu karere bahise baza kumwakira, baramuhemba, bamuba hafi cyane. Kuri ubu Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yatangaje iby'ibanze byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, bigaragaza ko
Perezida Paul Kagame yatsinze n'amajwi 99.15 ku ijana. Ni mu gihe abo bari bahanganye barimo Dr Frank Habineza yagize 0.53 ku ijana, naho Mpayimana Philippe yagize amajwi 0.32 ku ijana. Reka nkushimire wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, ari nako tukubwira ko ugomba gukora subscribe kugira ngo ujye uba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana igomeze ibarinde.